bategura derby. Derby irahari Kugeza ubu ngubu derby irahari none zari cyayikuyeho. Derby nta ihari. Ni ikize anta kugeza ubu tuzi ko tariki 19 z'ukwezi kwa 10 Rayon Sport izakira APR kandi perezida wa body yarabivuze yarashize ko yaravuze ko APR izakina na Gasogi ariko se anta nubwo bavuze ko hari inama ihari anta kereka niba baramukoze dusoma statement ya body ya league ntabwo twayisomye uraha kandi yanasohotse nyuma yasohotse nyuma uravuga iyihe nyine uravuga ya Desire okada ya body ya league reka uravuga yatanzwe na body nyine dore ngiri ni nitangazo baravuze ati itangazo ku itariki 5 hari saa 9 z'igicamunsi mu gihe byabwiye igihe baravuze ngo mu gihe byabwiye igihe ko match izakinwa ari Gasogi hari mu gitondo avamidi okay ariko ni Gasogi ntiyayi confirm baravuze ngo Rwanda Premier League iramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru n'abanyarwanda muri rusange ko yakiriye ubusabe bwa PRFC saba ko mu gupanga imikino y'ibirarane iyi kipe ifite hakwitabwa ku minsi byari gukinirwa uko bikurikirana hagendewe ku ngengabihe ya shampiyona. Rwanda Premier League ntirafata icyemezo kuri ubusabe. Icyemezo kizafatwa muzagitangarizwa mu gihe gikwiye. Iyi niyo official statement. Ese kumbe ni APR yasabye? Isaba kugupanga imikino y'ibirarane iyi kipe ifite hakwitabwa ku minsi byari gukinirwa uko bikurikirana. Ngo habanze ikirane cyari cya mbere hakurikiye cyari cya kabiri bitewe na journée nyine bari gukiniraho icyari kubanza ari kibanza hakurikiye gutyo ho kubanza cyari kandi hari ikindi cyari imbere yacyo noneho sinzi mburi kubyumva ibyo bintu. None se kirarane cyareyo si cyari ku munsi wa kangahe haryo wa champion wa gatatu se none champion baje gukinira ibirane bingahe ariko iri ya match si ya APR ni yari nta na kimwe ariko irani yari Kazo match si yari bigane ni yamuresha match si yari Rayon Sport ifite kirarane kimwe nibyo nubuanga ira match ni kirarane cyareyo si cya APR ni cyari ahubwo nicyo nirengagije nanjye ni match ni yari match ni yari match ni yari ntago ari za APR APR rero gupanga ibirane byayo nabyo bazabipanga ubwo niba bipanga bazahera akase ntibinapanze kwakira nyine ntibinapanze jya kuri Rwanda Premier League kikari barabisibye bavuga APR nibayipanga bazayihera kuri kwakira za Rutsiro za Rutsiro na za Bugesera ariko Rayon Sport kirarane cyayo nicyo iya match ni yayo ubwo rero impamvu nabwo ni match irahari nuko nta kirayikuraho bigane inama izaba none iyo nama ni iki niyo kwiga ku busabe bwa APR kuko APR niyo yasabye kwiga ku busabe reka dutanga amakuru nyine natwe arenze bifo ko inama iba Haji Mudaheranwa azagera mu Rwanda ejo inama izaba kuwa 5 chairman ariko uyu munsi na tombora yaca donc Haji Mudaheranwa itomborira basasa mu kanyi kayiro yacana Haji Mudaheranwa azagera mu Rwanda ejo inama izaba Friday kuwa 5 namenye bibikurikira ndacyarimo gutohoza donc gupanga match ko zigomba gukinwa kuri cyangwa karandiri igomba guhindurwa donc ikavugururwa namenye ko byakozwe n'umuvugizi wa body Desire na Haji Mudaheranwa ndetse n'umwe muri bagenzi bacu ukora muri iriya nzu ya body baricara babiganiraho barabihindura numvishe ku munsi w'ejo Kenisi ikiganiro yageranye na kimwe mu bitangazamakuru avuga ko we yamaganye ihindagura rya karandiri ya shampiyona ko badafite ubwo burenganzira n'ubwo bubasha bahabwa n'itegeko ryo kubemerera kuvugurura shampiyona batabigejeje ku banyamuryango ngo babibabwire cyane ko body ya league Kenisi yasobanura uburyo bipangwa karandiri ipangwa gute body ya league iricara ikabitegura yamara kubitegura ikabishyikiriza competition muri Ferwafa ikabisesengura yamara kubisesengura ikabishyikiriza Ferwafa ikabiha approved ikabyemera ariko ngo ivugurura none bavugurura ingiye barabivugurura beta babikubitaho ngo nta muntu n'umubizi Kenisi we yarabyamaganye Kenisi we arakubwira ngo ngirimo ndategura match ya APR ibyo bindi byo vuga ngo nini na nini simbire bati cyo kora mbabajwe nuko Rayon Sport ishobora kuba yarasanze amafaranga menshi yo gutegura iyi match kazangwa atariko ngiye icyo ndeba neki ngenda tegura Kenisi ngo cyatumba niki Kenisi ntabwo yumva uburyo bahindaguye donc bahindura bagapanga body yari igahindura imikino itabanje kubigeza ku banyamuryango ngo bibamenyesha reka abanyamuryango zo bimenyesha abanyamuryango bose
ni amakipe abiri yabamenyesha ubu ite noneho tuzongera twumve ngo erega asambure generali Oya, n'amakipe abiri. yarahindutse byararangiye anta bodi ya ligi niregire kuva bodi ya ligue bayishyiraho Naso- Yari Bari- basobanurira Bari- uko Bari- bipangwa. Ntiyaba ari baringa si ubwo Ndimo bodi ya ligue. ndabasobanurira uko bipangwa. uko bipangwa ferwafa Nababwiye ngo nanjye amakuru mfite bodi panga. ferwafa amakuru mfite Bodi panga ferwafa fixtures. barayimenyesha Bodi ipanga imikino. Yego. Ikayishyikiriza abansinzi komisiyo ya competition. cyane Komisiyo ya competition ikayishyikiriza ba kamarade. Ba kamarade bakabiha umugisha kugira ngo bisohoke. cyane Ariko ibi ngibi noneho ibi ngibi by'ejo bundi byasohotse. By'ibirarane. Ndabizi neza ko na kamarade ubwe ntibyamugezeho. Ba- Ndabizi ko na Oya, kamarade ni naho bigeze. umva amakuru njye nanjye namenye Mm. uruhande mfite Mm. ibi bintu bahinduye by'ibirarane bapanze Yego. ferwafa barayikopi ni kopi bayihaye gusa Voilà. bamenyesha kuyimenyesha. amakipe bireba bireba Eh. ferwafa bayiha kopi ni nako bigenda Bayimenye. Oya siko bigenda kandi nagusobanurira. none se Rwanda bayigisha Premier inama uburyo League- uburyo bapanga ibirarane Rwanda Premier League nta kintu kandi yari ndimo imaze mubwira rero. uburyo bipangwa hitima. ante iyo ni karandiriye ya shampiyona Isanzwe Nibyo nanjye nakubwiye. Eh. Hanyuma nibyo Kenisi yasobanuye. Bo bagiye guhindura shampiyona kubera iyihe mpamvu niki cyari cyabaye. shampiyona bayihindura gute se Donc bavuga ngo bagiye gupanga uburyo bw'ibirarane. babupanze mu buryo bwabo nk'ababishinzwe ni Nk'ababishinzwe. urwego rushinzwe gupanga Uburyo bwabo gahunda batamenyesheje shampiyona. abanyamuryango. abo bireba Ntabwo nabo- abanyamuryango nabo bireba. bimenyeshwa bose Bamenyesha- bamenyesha aho bireba Wabwira None- viziyo ku Yego. match ya APR. Yego. Ushobora kwemera ko Kenisi Turi akubwira ngo ntabyo yamenyeshejwe. Kandi afite match na APR. Kenisi Kenisi ubwo yarabivuze ejo rwose aganira na bagenzi bacu ku kindi gitangazamakuru yarabivuze. Kenisi- Nushaka umuhamagare mushyire kuri ku murongo wa telefone. oya ntabwo muhamagara Mushyire ku murongo wa telefone. Omfete mu yandi magambo icyo nshaka kuvuga ni iki ngiki. Hitimana afite amakuru na n'undi afite amakuru. Amakuru mfite inama izaba kuwa gatanu mu gitondo. Amakuru mfite mpagazeho n'amaguru yanjye abiri nonaha. Match ya APR na Rayon Sport ntizaba. Ntizakinwa. niyo makuru ufite Niyo makuru mfite. uyatangaje mbere y'inama Njye nyavuze mbere. Sinkubwe ko haje azagera mu Rwanda ejo. Ejo sibwo azasesekara ku butaka bw'inyarugenge. Si kuwa kane. impamvu itazaba iyo Kuwa match gatanu unayitubwire mu gitondo inama izaba. Inama ikizashoboka cyose. Nkuba amakuru namenye nuko haje arimo arasenga avuga ati Mana Nyagasani Imana mbabariye cani umutoza w'Amavubi agahita ahagarika iriya jurune akavuga ngo nizakinwa ko naba ndokora. na- impamvu match itazaba ni iyihe anta kuduhaye niyo amakuru hazamo ibyaca ntabwo abanyarwanda amakuru urayafite kubera ko anta kanyizo impamvu match itazaba uyitubwire Induru- Nayigusobanuriye. Naranayisobanuye wa munsi. yisubiremo Ni impamvu ebyiri zoroshye. Nta ibyo donc umukino w'ikirarane ntukuraho umukino wa juru nigezweho ntibibaho. Ni mu Rwanda nicyo gihe ni ku bwa Haji Mudaheranwa na Desire nyine wa Gicumbi. Icyo ngicyo ntibibaho kuko ubwabyo nta tegeko ryakurikijwe. Cyo ni icyambere. Icya kabiri kugira ngo abantu bahite banabyumva impamvu ntange n'urugero kuri ibyo ngibyo mvuze ko impamvu ikirane kitakura juru nuko polisi yakinaga juru nigezweho ntihindurirwe jurune ibirarane ikabikinaho biteganyijwe kuba biri. icyo ni kimwe Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni kimwe icya kabiri kiri ahangaha ni iki ngiki. Nibyo match izakirwa na Rayon Sports ya APR izayakira. Bo barakubwira ngo bazadusobanura ingingo bashingiyeho ivuga ngo kuki twebwe nubwo tuzakirwa nka APR duhera ku kirarane cya gatatu icya mbere n'icya kabiri ko twategereje ko Ferwafa bidupangira ko twategereje ko ibidupangira kuki itabiduhaye ngo tubikine mbere kandi kuki twihutishije kugira ngo tujye gukina icya gatatu. kiriya ni icyariyo nicyo Hitimana Bo nyine barakubwira kubera iki ari icya gatatu. none se anta Why not icya kabiri Anta. Why not icya mbere kitaje. oya ntuzi ko hari ubwo niburaye njya mbibona bijya bibaho ikipe yakira ishobora gukina ikirarane noneho iyakiriwe aho ngaho nayo ifite ibirarane bya mbere bishobora kubaho ahubwo ingingo uvuze yuko bidakunze kubaho ko match y'ikirarane iba muri jurune iba ku munsi wa jurune iyo yo ni ingingo APR ishobora kwandika isobanuza ariko hano muri iri tangazo ibyo yanditse ivuga bodi ya ligi Rwanda Premier League iramenyesha abakunzi b'umupira w'amaguru n'abanyarwanda muri rusange ko yakiriye ubusabe bwa APR isaba ko mu gupanga imikino y'ibirarane iyi kipe ifite hakwitabwa ku minsi byari gukinirwa uko bikurikirana hagendeye ku ngengabihe ya shampiyona
wese sengura impamvu APR yanditse isaba oya ibyo ni ibyanditse ariko mu byo mu bazaganira gupanga imikino mu byo y'ibirarane y'ikipe. bazaganira mu byo bazaganira ibyo mbaye nkubwiye rwose harimo ingingo rwose izakubita hasi bote ni biganiro ukubabwira ngo biroroshye cyane match ntidufite match ya journée kuri uwo munsi kimwe n'abandi twe turatera iyo match kirada niba mugishyira kwa kabiri cyangwa kwa gatatu kwa mbere n'uburenganzira bwanyu ibyo polisi yakorewe nibyo natwe tugomba gukorerwa ntitwari turi kumwe mu marushanwa mpuzamahanga polisi ntiyavuyemo ntiyakinnye kuri journée isanzwe ntiyakinnye na Musanze mu mibyizi ntiyakinnye na Etensere mu mibyizi kubera iki twebwe tuza gukina match muri weekend kandi dufite indi journée iki cyo rwose n'uruca abana none se hanta mu yandi magambo njye amakuru mfite tutanatinze kuri icyo kintu rwose amakuru mfite wereka amakuru waduhaye nuko match itazaba wowe kubivuga Kazungu kugera kuri segonda match ntizaba impamvu match board ya league yarapanze umukino wa APR wagombaga kuba aruwa umukino wa Rayon Sport yakira APR wagombaga kuba mu kwezi kwa 9 tariki 14 ntiwaba kubera ko APR yari iri muri Champions League bodi ya ligi iricara ishyiraho imikino ishyiraho gahunda y'uburyo imikino itarabereye igihe turabyita ibirarane kuko ni imikino itarabereye igihe nyine umugiro utarabereye igihe ubikirarane none ibyo birarane bizakinwa ryari ibyo birarane bashyiraho gahunda y'igihe bizabera bizakinirwa ni bodi ya ligi bishinzwe bigena cyane nyuma ikipe imwe ira complaining ikipe ikuraho ituma abafashe umwanzuro bivuguruza kuri gahunda bari baratanze mbere bakanayimenyesha amakipe ubwo bodi yari byo yivuguruje mu by'ukuri ntiyaba yiridikirije reka mvuga ngo yiridikirije yisuzuguje yicishije amazi imbere y'abanyamuryango kandi ariyo ifite mu nshingano gupanga gahunda kuko impungenge ziba ko n'indi kipe ese ubundi iklabu yo kudakina kwanga gukina byo bifite impamvu impamvu yabo irumvikana impamvu we ntiyayibura impamvu yayigira ariko yumvikana ubwo nsubira ku cyo wari uvuze mbere nta kipe itagira impamvu niba imwe yareze na Musanze za rega n'indi nayo ivuga iti oya ishampiyona izaba yikimwe se ikipe ntabwo yabura impamvu ahubwo ni ukuvuga ngo wowe ushinzwe shampiyona biragoye ko izo mpamvu wazumva niyo kintu navuga kugira ngo shampiyona ikinwe Migi ashobora kubwira ati bigeze kuva muri Tunisia bageze Dar es Salaam kirangwa birantangaza abahindura indege bafata indege ijya Mwanza ku kintu match ya shampiyona nta no kuvuga ngo baragera mu rugo kubera ko bodi ya ligi bavuga ngo ibyo twateguye nibi twateguye mbere hakiri kare turayabamenyesha mwagiye muri Tunisia mubizi ko mufite match ya shampiyona Mwanza n'urugero ariko ugiye wumva mu bisanzwe Azam arafite impamvu yumvikana bavuga ati match ni muyisubike tubanze turuhuke kuko tuvuye mu rugendo rwa kure ubwo rero kurugero ruvuze ngo ikipe impamvu irayifite yayo nkuko yo ibyemera ariko se bodi ya ligi yo irabyumva ibyemere ese ko ryo twibaza tuvuga ngo kwiba ibintu bimaze ukwezi byarashyizweho na bodi ya ligi uyu munsi birahinduka biti nicyo kintu cyo kwibaza ariko ibirane byashyizweho mbere twese turabimenya ko bizakinwa uyu munsi rero igisigaye ejo naganiraga n'umuntu arambwira ati niyo uyu munsi bavuga ngo batomboye ku Rwanda ruzakina cani rugahera hanze Kanyezo nayo twibukije ati hanze hakure ni hehe indege ko ari saa imwe ahitwa ko ari kure ari amasaha abiri ibyo nitubitinde ibyo byo kuvuga ngo match ni aravuga ati niyo ntabwo ndasoza niyo amavubi yatombora ko azahera hanze ukavuga ngo match yasubitswe ntabwo azabirebera kuri iyo match ya cani niyo umuntu yambwiraga ejo ati ibyo ntibishoboka ikibazo cyatangiye ari Gasogi igomba gukina na APR niyo kibazo gihagaritse derby uyu munsi niyo munsi baba ngo bayisubitse kubera cani ntabwo abantu babyemera ntibazirirwa banabivugaho rwose niba bayisubika niyo yisubika kubera ko Gasogi izabanza gukina na APR cyangwa se izakinwe ariko ijyanye na cani cyo bakirinde rwose ntabwo uyu munsi niwo gwanguzanye ikindi kintu kibazo cya mbere utaragikemura banza uhagarara ahantu hamwe ubwira abantu ngo match ni kuri 19 APR iyo journée izakina na Gasogi ntabwo izakina na Regio banza uhagarara ahantu ubanza cyo muri iki kibazo cyangwa se uvuga uti match izakinwa ariko nuvuga ngo tombora ngo byagaraye ku Rwanda ngo ruzabanza hanze ngo derby ni kibaye abantu baraseka ho we bodi ya ligi ejo nibyo umunyambwiraga ntabwo waza n'indi mpamvu uyu munsi ngo abantu bayemere
ikibazo gihari uyu munsi bodi yari igomba mwe gusobanura. musuzume impamvu APR yatanze cyane niba uyemera murebe niba hakiri uko kare. Mutima mwibwira akantu se niba impamvu aperi uyu mutoza Harimo impamvu- w'Amavubi navuga ngo match ntizaba ntabwo izaba n'urucabana uyu mutoza Ntabwo n'indi tubyanga level ibyo ngibyo. uyu mutoza n'indi level kuhagarika Journée ngo nikinwe n'indi level Kanyizo ibyo bivuga ngo umuntu ngo yakubwiye ngo ikizaba cyose ngo match ngo izaterwa habiweze kandi uyu mutoza w'Amavubi yavuze abavuze wewe ukwiri kuvunika Kanyizo uyu mutoza w'Umudage ura cyamushidikanya ko bahagarika champion Rwanda ariko se none tubyakire amasegonda twarabirwanyije twarabyamaganye ariko byaranze uyu mutoza afite ubushobozi burenze ubwa federation bro uyu Ariko- mutoza hagarika Oya, wowe uyu mutoza guhagarika champion kuri we ni amasegonda nta nubwo bimutwara igihe kirekire abakinnyi b'u Rwanda bamara muri kampi ibyumweru 2 kandi nta numwe uzakina mu bazakina usanga harimo 2 champion igahagarara abandi ntibibaho kubwe ngo rero ngo ijuru ngo yatuma ngo uyu mutoza bishatse ngo ntiyahagarara Kanyizo ni amasegonda uyu Mudage guhita yihagarika nta nubwo byatwara isegonda ni amasegonda ariko se mu gihe atavuga mu gihe yakemera ko nyine Journée yakinwa nta kibazo hari ikindi kintu cyakomeye mu nkomyi n'umukino kandi turimo tubisesengura Kanyizo tukubwira nuko rero bwo tuba turibaza ku kijyanye nuko uno mukino wakimuka cyangwa se utanavaho ugasanga biroroshye Kanyizo nta santima zizakora iyo byageze hano ho guperekana gutya harebwa itegeko nicyo cyonyine kirebwa ibyo kuvuga ngo amakipe ngo yamenyeshejwe avayo kwezi nta hantu handitsemo cross ivuga ngo ukeneye gusubiza mu masaha atarenze 72 cyangwa ukeneye gusubiza nyuma y'iminsi 3 ko match uzayikina cyangwa utazayikina Yego. ntaho byanditse rero APR yanditse avayo ibyumweru 2 mbere yuko match iba imaze ukwezi bize nayo mbere y'ibyumweru 2 irakumenyesheje nta hantu handitsemo cross ivuga ngo match urayimenyeshejwe uwemere gusubiza ko uri tayari cyangwa utari tayari nyuma y'amasaha aya nayo niba bitarimo gatanga ibarwa ikipe ikakwandikira ikakubwira avayo ibyumweru bikakubwira ngo natwe ntituzakina mukajya mu mbiri nawe mukageraho mujya mu nama ubwazo ikipe muzicara ku meza ireba itegeko harebwa itegeko kuko namaze kumenya ko bizanagera muri federation bizagera no muri Ferwafa rwose Ferwafa yabwira ngo mutware igitego mwashingiyeho niki cyabaye mwahinduye mushingiye kuki mwayipanze gutya mwagishije inama abo bireba ubwo ndavuga amakrebe afite ibirarane mwigeze mujya inama nabo mwabipanze mushingiye kuki itegeko rivuga iki ese mufite ububasha bwo guhindura shampiyona mufite ububasha hari itegeko rihari ribaho ubwo bubasha bwo guhindura shampiyona mwebwe ubwanyu ku giti cyanyu kuko ni shampiyona y'abanyamuryango ni shampiyona ireba ibigo ni shampiyona ireba abantu bafite uburyo bateguye calendrier bayidepoje mu bafatanyabikorwa babukinze abamodoka batanze ibintu byose bijyanye na sezo uko ihagaze ese guhindura cyangwa guhindagura wabisabiye wabiganiriye nabo mwarabyumvikanye kuko ibisi ibintu upfa guterura ngo ugiye gutura ku bantu kuko uyu munsi Kanyizo ndahira mwe ngo iyo haza kuba hari itegeko cyangwa ingingo yanditse mu bigenderwaho kugira ngo aba bantu babifite mu nshingano mu gutegura ligue babe bafite uburenganzira ntabwo APR ari kwandika APR yakubise kudei mu mategeko none se yakubise kudei irarunguruka isanga mu mategeko hari impamvu ABCD that's why ya depoje document n'uyu munsi niyo mpamvu umva Desire umuvugizi atarimo kuvuga ngo avuge ngo match izaba akakubwira ngo tufitanye inama tuzicara tubirebe nta nubwo ari guhakana ko izaba ariko kuko ubundi body no se cyabishinzwe n'ubundi niyo mpamvu navuze ko bashyiraho calendrier Kanyizo biroroshye kuvuga ngo ubusabe bw'aba bantu bwateshejwe agaciro nyuma yo kwicara tugasesengura ariko ntibaricara ndi kukubwira ngo bazicarana nande bazicara bonyine cyangwa bazicara Friday ni inama nyine ireba abagirirwa gikorwa iyo nama harimo APR cyangwa ntirimo APR nkuko na Sport na abakipe abiri Rayon Sport ntabwo irimo bro kubera kandi izakina umukino kuvuga niki vice president wa board ni APR siwe nyiri APR ndabizi rwose ndabizi nta muntu wo muri Rayon Sport urimo hariya inama irimo bandi inama irimo Haji irimo Fanderishari irimo Desire ariko irimo azabaje Usi nande wundi oyi ibarwa yanditswe nande se chairman wa APR gurirwa nyine icyo ndi kuvuga ntabwo uri kucyumva rega hanta nuvuga ngo azaba arimo nk'umuntu wo muri board ntabwo azaba arimo nk'umuntu wa APR wenda yabivuga akenshi akaba yakambara umwambaro umuyobozi w'ikipe ya APR akaba yanatanga n'ingingo zishyikira abaruwa ariko nanone hazafatwa umwanzuro bigendeye ku byo bashingiyeho bavuga bote ariko se iyi message umuntu yanyoherereje ngo mufasha abantu gusobanukirwa ngo umukino wa Rayon Sport na APR ntago ari ikirarane bagomba gukinwa tariki ya 14 z'ukwa 9 ugende kuri kalenda yatanzwe mbere ya shampiyona itaratangira iyo kalenda yabaye revised tariki ya 9 z'ukwa 9 journée ijyanwa
kuri 19 bivuze ko wabikirarane ari uko utakinwe kuri iyo tariki uriho. None se umukino tuvuga umukino ko ari kirarane rya umukino utakiniwe igihe umukino utakiniwe igihe witwa ikirarane niyo mpamvu utakinwe. Yego 14 z'ukwa 9 agomba gukinwa ntibakinwe niyo mpamvu wabaye ikirarane. Aho ucyo nashaka kuvuga sinzi ko mwabyumvise neza. Biragoye uyu munsi Ferwafa kuvuga ngo umutoza w'Amavubi yavuze ko match isubikwa utarigeze ugaragaza ese ubundi zaba Hitimana wanyumvise. Hari ikibazo cya APR yakwandikiye. Yego nurasubiza ngo uyihakanire cyangwa wemeze bikira aho ngaho ngo umutoza yavuze ko match izasubikwa sinzi ko murimo kunyumva. Umutoza w'Amavubi ni urugero yabivuze yakomozaga mu kanya uyu munsi bashaka gutomboza ko Amavubi yazahera hanze we na muri Ethiopia. Twabonye ko match izasubikwa ya Rayon Sport kuri 19 ntabwo bifite agaciro imbere y'abantu nibi umuntu yambwiraga ejo. Banze ukemura ikibazo cya mbere gihari, ubanze ukemura ikibazo cya APR yanditse ko ikwiriye kubanza gukina na Gasogi. Ariko uyu munsi uvuze ngo uwo mukino wasubitswe abantu baguseka. Subika se hagati aho ngaho uyu munsi abantu bari mu gihirahiro iyo match izaba ntizaba bimeze bite. Banze ushyira umucyo kuri icyo kintu cya mbere noneho habone gukurikiraho ibindi. Sinzi mwanyumvise ntabwo uyu munsi bambwira ngo match yasubitswe kubera umutoza w'Amavubi yanasubikwa rwose nta kibazo gihari. Ikintu uvuga cyane ariko icyo gihe ubwawe ubushize abantu mu rujijo. Wowe body yari gibanza ushyira umucyo ku kibazo gihari cya APR yarekara yanditse itanga icyifuzo cyayo. Nawe body yari gibanza ushyira umucyo kuri icyo kintu abantu bamenye ngo match irahari kuri 19 cyangwa ntabwo ihari. Ahubwo body yari ikindi kintu ikwiye kubanza gukemura kuko iki cya APR kirabaye cya APR na Rayon hazaza n'ibindi bijya gusa. Ahubwo nibanze ikemura iki kintu cyo kurwana kuri championnat yayo. Kuwa gatandatu twabiganiriyeho ngabone wo twari twamutumiye ahangaha adukorera prediction aravuga ati u Rwanda uyu munsi arabatombora ati sinzi foruma bazakoresha atariko nkurikije ukuntu muri East Africa ibihugu bitatu byo bifite tikiro automatique ibihugu bindi bizishakamo tikimwe si tikimwe uburyo bizakina ati champion ishobora kugera n'umwaka utayitarongera gukina byashoboka rwose. Body ya Ligue byo nibanze ya champion yahagaze nibanze Rwanda kuri champion yabo nk'ikintu bifuza ko kibe gicuruzwa barifuza ko umupira ucuruzwa babanze barwane kuri icyo kintu. Ibyo kuba bafite ububasha simbizi byo kuba bapezanya wenda n'umutoza w'ikipe y'igihugu ariko babanze barwane kuri iyo champion cyane ko ibyo navuga ngo biri guteranya amakipe ariho biri guturuka cyane kuko champion iri guhinda n'amakipe birayavuna nko bajijereye ukabaza APR ukabaza Police ukabaza nde abakinnyi barava muri barakina juru nimwe ya champion ikipe y'igihugu ikabira hamagaye bakamara ibyumweru 3 bagaruka bakina juru 2 bakabaragiye amakipe aravunika abatoza baravunika abayobozi baravunika. Icyo kintu ubwo nicyo body yari gikwiye kubanza kurwanirira murabizi ko mu kwa 12 ubundi igomba kuba yararangiye. Mu kwa 12 faza yagomba kubirangiye yatangiye mu kwa 8 turi mu kwa 10 ubu n'ijuru zingahe bayazana n'ikipe y'igihugu ibi byose igomba gukina. Ariko turebe ni gute umutoza w'ikipe y'igihugu ntiyahamagara abakinnyi be akabinjiza muri kampu ariko na championnat yakinwe byibuze hakabamo iyo balance. Birashoboka cyane birashoboka ariko se ninde uzatinyuka ko bimubwira hako nacyo cyabari kibazo biri mu biganza bya ntuza bya Ferwafa kuko body yandikira ibyo baranabitatse bahaje barabizi inshuro nyinshi bandikira kamarade na Munyentwari nibo bafata umwanzuro kuko body iri anda ya Ferwafa iri munsi ya Ferwafa ikorera munsi ya Ferwafa niri hejuru ya Ferwafa ngo urafata icyemezo niyo mpamvu uyu munsi Ferwafa kubwira ngo nta jambo ufite kuko nta buzima gatozo ufite. Myaka 3 uri munsi y'ibiganza bya Ferwafa igutunzi kuha buri kimwe cyose. Niyo mpamvu igisubizo cyose cyashakirwa muri federation ni Munyentwari niwe nyiri ugomba kuganira n'umutoza akamubwira ngo kuki tutakora ibi nibi namenye ko umutoza bakangisha gufata telefone ahamagara ari uzahamagara buri yagira telefone ahamagara uwo mutoza ahamagara arahamagara kabisa Twitter ahamagara ndi ahamagara he utari muri ministeri nibaza kera ngo yahamagaraga PS wa mbere wari uri PS agahita tegeka ko champion ngomba gukina kandi PS yaragiye n'ubundi byarakomeje guhagarara champion
piyesi namaze igihe hanta hamagara ndi hamagara he uyu mutoza yigererayo amakuru mfite ngenzi ko yigererayo sinza yigerera biriya bintu ari amagambo ni Ntabwo intandaro ntabwo njye mbyemera. ivuga ngo baransuzuguye arimo kwita ku bantu yasuzuguye mbere ubundi biravuga ati situtuguhemba ikibaye cyose jya umbwira ngo nuko byari bimeze Ferwafa akayisuzugura uyu munsi arayisaba amasezerano yarayipingaga mbere niyo Kandi ari ngombwa kumwivayo. yarimo kuvuga ibintu mu itangazamakuru mbere atavugaga nawe ugasa nk'uwacanganya ikiwataye umutwe uyu munsi guhamagara hamagara ndetse nyirishemo n'uva uwo mwanya yawubona Nerise yawubona umushahara byari imbere uyu wari muri RDB nini wari umusifuzi niwe buriya ngo simu yabaga ihamagara